kabiri bari gusohoka mu gihugu, bari kugenda bakakibambura, ariko Imana irirezeriva iravuga ngo ahari reka mbe ndetse ibyaha bya Hamu bitamuzaho, ahubwo ndeke Kanani yisubireho. Imana yongera imyaka 400, bifata imyaka irenga hafi 1000 hafi 900 kugera ku 1000 kugira ngo Imana irekure igihugu cy'i Kanani, kuko abana bavutse kwa Kanani nabo ntibamenye icyaha cyabase ngo barangize biyeze bitunganye batambe bitambe bahagarare neza. Bityo Imana ibongera amahirwe y'imyaka irenga 500 kugira ngo nibura bagire gutekereza no kwibaza no kumva ngo ibyaha bya sogokuru bakoze reka tubikatinge. So Imana igitanga amahirwe ya kabiri, ariko twe tukagira uruhare mu kwigarurira bya byaha no kwigarura wa muco mubi no kwinjiza mu bintu bidakwiriye. Kubera iki? Imana iduhaye amahirwe ariko twe ntabwo tuyabonye, ahubwo tuyapfushije ubusa. Uruhare rwawe mu kugira ngo karandi kugireho imbaraga niwe ukwiye kubimenya ukanabitekereza, warangiza ukibaza icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye guhagararaho n'icyo ukwiye guhindura kugira ngo wumve ko amateka yawe ahindutse mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese nshuti z'Imana bakunze umugabera ministries, aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Uyu munsi turi ku munsi wo kuwa gatatu w'iki cyumweru, aho turi gushimira Imana kandi tubona ko Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Mwarakoze abo cyane cyo kuwa mbere, kandi mwarakoze abo twanye mu iteraniro kuwa kabiri. Reka niringire ko n'uyu munsi nabwo tugiye kuba turi kumwe, aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Narababwiye ngo twajyaga dukora ikiganiro akenshi twicaye tubazanye ko muri iyi minsi ntabwo uri kwemera muri ubwo buryo, ahubwo uravuga ngo naho imbaraga zirimo zikora kandi umugambi w'Imana ukomeje kubana natwe twese. Imana ibamisha mu izina rya Yesu. Rero nagira ngo dusenge Imana nta gutinda, niko ndakeneye ndumva nifuza ko tuganira uruhare rw'amasengesho mu gutuma umuntu ahagarara mu mwanya mwiza. Ese koko tubiganireho rwose? Wari umunsi wo gusobanura ku nzozi na Kariko nayo yavuze bushize kuwa mbere, ndetse no mu byisho byatamuse ndabivuze murabyibuka, kandi turimo turaganira uburyo umuntu akwiye kwiyubaka, guhagarara mu mbaraga z'amasengesho no kumenya neza igikwiriye umuntu akwiye gukora muri ubwo buryo. Nari ntuje gusa ntegira ngo mbanze kubyumva. Imana iguhe umugisha wo nkurikiye uherereye hirya no hino ku isi, aho uri hose naho umeze no guteye. Imana iguhe umugisha aho ukorera, aho uba, aho wicaye, n'ibigendamo byose. Umwuka wera w'Imana abe mu buzima bwawe, kandi Imana ikushyigikire mu nzira zose ugenda unyuramo. Ndabashuje mwese nshuti zanjye babwira ngo amahoro y'Imana bane nawe. Nagira ngo turebe ese koko isengesho bundi mu kugira ngo tubashe guhagarika imbaraga mbi, ko nibwira ko mu byo kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu ndashaka ko tuganira mu birere byitwa ngo wakirute kandi udahemutse, watera imbere gute kandi nta utangije iby'abandi. Muri make ni gute wabangamiwe, ni na gute ugomba kugaruka muri iyo nzira. Rero uyu munsi wa none ariko muzamubyishwa mu ijambo ry'Imana n'ubundi ndagira ngo turebe nkuko nabasobanuriye kuwa mbere, babwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka kikaba kigira ibitontome, ngo nubwo umuzi uborera mu butaka ariko igishyitsi nacyo kikahera mu mukungugu, ngo iyo cyumvise amazi kirashibuka kikamera nk'ibindi biti bishyashya. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwiza bwo guhagarara ukumva ushenye imbaraga mbi za karande, ndetse ukumva usibye na karande no gusenya ibindi bintu, kuko burya karande igira uruhare rwayo ndetse runini pe. Ariko imyitwarire yanjye nawe n'imikorere yanjye nawe bikongera imbaraga za karande n'imivumo wari waravuyemo. Byumvikane yuko iyo udahagaze mu mwanya mwiza ngo usenye ibyo bintu byose, winjire muri gakondo ikwiriye, aho niho ugera ukisanga utazi ibyo ari byo. Reka mbisubiremo. Karande koko igira uruhare runini yewe, ndetse n'imivumo bigira uruhare ndetse runini, ariko ntibishobora kugira imbaraga mu gihe cyose utabihaye imbaraga.
ni ukuvuga ngo pourcentage yawe, percentage yawe ushyira muri ibyo bintu niyo ituma bihita bikura, nk'uko yuvomereye igihingwa muki gikomeza kikera kabone n'ubwo hari izuba. Ni ukuvuga ngo imico yacu, imigenzo yacu n'imikorere yacu n'uburyo dukoramo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma bipromotinga cyangwa bizamura bya bintu bya kera twagiye tuvamo, twagiye dusohokamo. Imana ishimwe cyane. Nizere kuri kuntahura cyane ukanyumva. Ni ukuvuga ngo ibyaha by'ababyeyi n'ibikorwa byabo ndetse n'ibyakarande bituzaho n'ubundi biraho biri pending cyangwa bitegereje wa muntu, uruhare ruto tubigiramo kuko byo byihariye nka 85%. Uruhare ruto tubigiramo rwa 15 bituma ihita itoha, ikabyibuha, igashisha, ikakununuza, ukisanga muri cya cyobo utagombye kuwagiyemo. Please banza unyumve neza. Ni ukuvuga ngo imbaraga ziturwanya shete koze for. Nta kintu shitani yakora kugira ngo ube utsindwe, ahubwo wowe uruhare rwawe ruto, pourcentage yawe ntoya, urwego ukoreramo ibintu n'urwego wumvamo ibintu nibwo rugira impact kugira ngo ya karande na ya mivumo na ya rwaserera bizamuke, bibe promoted, ariko binyuze mu kutamenya no kutirinda no gushaka kwinjira mu byaha by'abasokuruza, by'abasowanyu, byaha byo muri quartier, ibyaha by'abantu, bya bindi byose bikaba nk'ifumbire igenda izamura ya mico kuruta uko wagatekereje kurindwa n'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo uruhare rwawe mu kwisenyera nubwo ari rutoya, ariko rutuma na bya bindi byose byari bisinziriye bigira imbaraga kuri wowe, bikagira imbaraga ku buzima bwawe, rimwe na rimwe bikataka imibereho yawe kugira ngo urangire, kandi urangire mu buryo bukomeye. Ni ibintu ushobora kwibaza mu buzima bwawe ukavuga utari kose uruhare rwanjye ni uruhe. Ndagira ngo ngiye nkoresha ijanisha. Uruhare rwa Yesu ubundi mu kuvuka rwari uruhe. Si ukuvuga ngo imbaraga za karande n'imbaraga z'umuvumo ndetse n'ibindi bikuzaho bigira ingufu cyane iyo bihaye umwanya wo kuba muri wowe. Nuvuga ngo 85 ni ibyo bintu, ariko 85 ibirahi iryamye itegereje imbaraga ziri muri wowe, itegereje amakosa ari muri wowe, itegereje no kutizera muri wowe, inategereje no kutihangana biri muri wowe. Telekosipo for I. Ndagira ngo umenyeshe ko imbaraga zikurimo zigomba kunetraliza imbaraga za karande, upendo sipo pende. Olinga te. Ntabwo sinzi ku bantu bubatse inzu kuyubaka ntibihenda, ariko ikintu bita finissage, ushobora kubakisha inzu 5,000,000 nivuye mu gikene, finissage inzugi no kugira ngo inzu bise nk'uko wifuza, ugasanga ukoze ibintu biremereye. Nawe rero wanayitahamo nta finissage ukoze. Nuvuga ngo karande ibyaha by'imiryango, nje ngurugero niba koko, ariko ubundi wa mugani karakantu k'ubwenge karagarutse. Manu so kantu k'ubwenge kagarutse. Hako ubundi no wahora umuhungu we ubusa, ubundi ntihari yasinze yambaye ubusa. Ubundi wa Kanani yazize iki? Ntihari yambaye ubusa se ubundi. Hari abantu rero bambara ubusa barunguruka bakarakara. Nyamara nubwo yavumye umwana, ariko yari yambaye iki? Kandi yari yanasinze. Kakano k'ubwenge ko kaje mora. Yesu de before la mer. Impamvu nkubwiye iri jambo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndafashijwe. Nubundi yari yambaye ubusa, ariko simfashijwe nuko yari yambaye ubusa. Ahubwo mfashijwe nuko Imana yabwiye Aburahamu hashize imyaka 400. Iramubwira ngo iki gihugu ntabwo nakiguha none ahangaha. Ngo kereka ibyaha by'abanyakanani nibigwira nibwo nzabasohoramo.
urumva Imana yari itanze second chance. N'ubundi yakuvumye ariko n'ubundi yari yambaye ubusa, n'ubundi yari yasinze. Yemera ko Kanani azaba umugaragu wa bene se, ntiyanavuma umuhungu we ahubwo avuma umwuzukuru we ko umuhungu yari agiye kugenda. Kandi isezerano ry'umuhungu we mutoya mukuru ryari rishingiye ku mwuzukuru we Kanani, Hamuse wa Kanani. Umenye neza ko Aburahamu agiye kuza mu mwaka wa 100 kugira ngo Imana irekure igihugu cyabo byasabye imyaka irenga 600 500. Irababwira ngo umva, sinaguha kino gihugu, ntabwo nakiguhereza, kuzagera ubw'ibyaha byabo bizagwira. Urumva Imana ishyizeho akayira ko kunyuraho. Tokosire bora dele kontaimene fa byishwe nuko ubwawe Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri ntiwayamenya. You have second chance. Be careful. Aya magambo ndashaka kubwira uruhare nyirumuvumo agira atarawihamagariye. Uruhare nyirumwaku cyangwa ariko mbyita nawe umwakubaho nubwo abantu bawuhakana imikasiro nk'ibyo byose. Nubwo ntari yanga bivuze. Barakumagira bakagukasira bakakumangamangisha ugakira ibituka, kandi bagahinga ntusarura ugasaba hakarongo rundi ugatereta bagatwara ugashinga akazi bakajyana ukatumiza umuntu mukaza akakwirukanisha kubera iki? Ndashaka turire ngo niyihe pourcentage umuntu agira kugira ngo imivumo n'akarande bifata imbaraga mu buzima bwe bimwinjiza ahantu. Please Shekitando Sarabia ariko imbaraga mfite uyu munsi wa none ndabura ngo iyo pourcentage yawe nkeyo ufite numara kuyifata ukayikomeza ukayihindura ibintu bizima, Imana izahindura ibintu byawe. Talama seikoria. N'amagambo turimo tuvuga ushingiye kuyumva ukayasobanukirwa. Wibuke neza ko mu bice 9 yarabavumye ariko n'ubundi yari yambaye n'ubusa kwanza. Ariko nongere nguhugure, ubundi ibyo wabonye byose ugomba no kubivuga. Kandi se ko n'abahungu be bagiye bamuteye umugongo ngo hahimbazwe nibyo nyine, ntitwemereye gutera umuntu hejuru yagize ikibazo. Ariko ngo Kanani azaba umugaragu w'abagaragu ba bene se, nta nubwo ahindutse umugaragu w'abagaragu, amuvumye umuvumo uturutse ku bwambure bwa se, kandi yarebwe n'umuhungu we ntiyarebwe n'umwuzukuru we. Kuki udashobora kumva ko icyaha cya papa wawe, icyaha cya nyoko wakubyaye, icyaha cya bene wanyu, icyaha cyo kwa so wanyu, icyaha cy'uko baterekereye, icyaha cy'uko babanzwe, icyaha cy'uko baraguje, icyaha cy'uko bashyiriye nyabingi amaturo, icyaha cy'uko bajyanye imyaka yeze kwa gucuragura no kuroga, icyaha cy'uko gusambana no gusambanya abagore no gukazanura no gukora ibindi byaha. Kuki utumva ko bitagira imbaraga kuri wowe kuko warungurutse se ni umuhungu we Hamu? Niwe wamubonye, ntabwo umwana ari we wamubonye. Kuki byahindukiye gafata umwuzukuru? Ni gute washingira ko ibyo iwanyu bakoze n'abandi bakabikora bitaba impamvu yo kwisanga ahantu hagoye ubuzima bwawe no kumva wicuza? Noneho fata ibyo iwanyu bakoze ongeraho n'ibyo urimo wikorera uyu munsi wa none. Ryajanisha ryawe ritoya riraza kurizinga imbaraga mbi z'abadayimoni ku mibereho yawe, ndetse zigushora ahantu habi haza kukugora. Iyo dusomye Itangiriro ibice 9 ntabwo dusanga ko Kanani yigeze arunguruka ubwambure bwa sekuru. No. Nta naho dusanga yuko Kanani yari hafi, ahubwo se niwe wabonye umwuzukuru abigenderamo. Havumye sekuru ntiyavuma umuhungu we, umwana ufata igisekuru. Ni gute wambwira ko ibyo bintu byakozwe bitakugiraho imbaraga? Noneho ngeraho ibyo urimo ukora uyu munsi wa none bizagira imbaraga zingana iki ku bana urimo byara uyu munsi wa none? Ariko Imana ishimwe, shidele wasando benifola reglay. Ndi kumva amavuta y'Imana ambwira ngo ibyo ukwiye gukora ni bihindura icyerekezo, kandi Imana igakora ibitangaza ku buzima bwawe.
pesansiya la mayivo. Menya, sobanukirwa ubuke bw'ibyo ukora, ubuke bw'ibyo urimo, ubuke bw'ibyo wishoramo bifite imbaraga ziremereye zo kongera wa mwuka mubi no kongera za mbaraga mbi zirwanya amateka yawe, zirwanya n'ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana nta nubwo uyu munsi ndibwiye ngo umuntu w'Imana kuko ari mu kandi kazi, Imana imumpera umugisha, ndabikora kandi birakunda. Nagira ngo tujyane nawe mu itangiriro ubanso amagambo yumve. Bantu b'Imana n'iryari koko abantu bakubwira ikintu ntucyumve, uruhare rwawe ruzakugora. Uruhare rwawe ni rumwe mu bintu bizaguhemukira. Ibice 9:24 ngo Nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye. Ni umwana muto aravuga ati Kanani avumwe azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se, kandi Uwiteka himbazwe niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Urumva neza? Iyo roye 20 ngo Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo inzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abonye se yambaye ubusa abibwira bene se. Umva ijambo, Hamu se wa Kanani abonye ubwambure bwa se abibwira bene se. Aburahamu agiye kuvuma kuko Shemu na Yafeti benda umwenda umatera umwongo baramukingiriza, ngo asindutse amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye. Aravuga ati Kanani avumwe. Ngaho nyumvira ko ari Hamu wabonye ubwambure, Kanani bihombeyemo gute? None ko wakoze icyaha, kuko none ko icyaha cyakozwe na Robeni, kuki bavuze ngo abe ntibakagwire? Kuki icyaha cya Kane wibye umuhimba w'izahabu muri Yeriko igatumwa inavumwa? Yayivumye kubera ko hari umuntu wayiguyemo, cyo cyayimuteye. Mutagira ngo yayivumye gusa ku busa. Abana be n'umugore we bazize iki? Si icyaha cyase. Babiramu Kora na Dotani, imiryango yabo n'amatungo n'amahema yazize iki? Si ibyaha bya base. Bibiliya yarambwiye ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkagera kubuzukuri buvivi ni abantu ni imyaka 400. Kuko biri barakokurama ko umuntu ari imyaka 100 nubwo wakenyuka. Ndagira ngo ubwire ikintu gikomeye, uruhare rwawe mu mbaraga z'umuvumo ku buzima bwawe n'uruhare rw'ibyaha by'iwanyu ku mbaraga y'umuryango wawe. Nuvuga ngo buri gihe imivumo n'akarande n'abana bahinduka victim, nkuko nawe uyu munsi ubasambaniraho, ubasindiraho, ukora ibyaha, ugakora ubugome. Ibyo urimo ukora ni ingaruka ku bana bawe kandi ntibizagusiga amahoro nudahinduka. Birakwiriye ko rero uvanamo iyo pourcentage yawe. Telewa Sandobel. Iyo tuvuga imbaraga z'ibi bintu, ntabwo dutinye kukwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo abantu bose bahamagariwe kubyumva no kubivuga. Ariko ndagira ngo akanwa kanjye kagukiye ku mateka y'ubuzima bwawe. K'icyaha cyakozwe na Hamu umuhererezi, akabona ubwambure bwa se, akabwira Yafeti, bakagenda bagatwikira se mu ibanga, ngo asindutse arabimenya. Abimenye bati Kanani avumwe. Kuki yasimbiye kuri Kanani kandi Hamu yarahari? Nuko icyaha cyabasogokuru, icyaha gifata abandi bana. Ariko ndacyari ku magambo meza cyane y'Imana. Imana ibamperemeje, aramubwira ngo avumwe. Aho hatekereza ngo Robeni ntakagwire, ngo ntagapfa reka abantu ntibakagwire. Ijambo ry'Imana rikomeye ukwiye gutekereza. Ariko ubundi bari abantu bagambaniye umugabo witwa Daniel, ko bari abatware, abana be n'abagore bazize ikintare zibashwanyaguza. Ntiwumva ko buri gihe
icyaha cy'umubyeyi kigira ingaruka ku hazaza, kikagira ingaruka mu gihe tutanahari, kikagira ingaruka mu gihe tugowe, kandi ntibitinda kuko cya cyaha kizana ingaruka, kikazana kongera guhomberwa, ndetse rimwe na rimwe kikatwinjiza mu makuba n'ibyago, nk'uko mu maganya bavuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, ariko twe twikoreye ibyaha byabo. Bagambaniye Daniyeli ko bari abatware bapfa iby'ubutware, ariko ngo Daniyeli asohoke mu rwobo rw'intare, abana bajyanye na se zirabakocagura. Abana ba Kani nibo bamubwiye ngo niyo ibihimba y'imyenda. Abana ba Biramu na Dotani nibo bavuze ngo mugende mugambanire Mose. Nshuti zanjye, bakozi b'Imana, bakunze umwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka, nagira ngo nkubwire ngo uruhare rwawe muri Karani nutarugabanya bizakubera ikibazo gikomeye. Nukuvuga ngo muri wowe imbere mu mateka no mu buzima bwawe, nudafata umwanya wo kwicara ngo uhindure icyerekezo cy'ubuzima bwawe, umenye ngo uruhare rwanjye ruto ruzagira agaciro mu bimbamo, uzahura n'akaga bitume utabasha kugera ku rwego rukwiriye, ndetse rimwe na rimwe uzisanga mu mwanya w'umubabaro n'uw'agahinda, utangira ucira abantu urubanza, utangira unabavuge nabi, ubeshyera abantu, ariko ni uruhare. So rero Karande igize igasinzira, igategereza amapurusantaje yawe, agategereza uruhare ushyiramo, agategereza ibyago ushyiramo, araza akaryama. Karande karyama kuri business, ikarindira ko wica amahame y'Imana. Karande ikagira imbaraga mu bucuruzi, ikabuhombya. Iyo ari imodoka igahinduka moto, iyo ari moto ikaba igare, iyo ari igare ikaba amaguru. Biragera aho uzasaba lift kandi wari utunze izawe. Kubera iki? Bizagera aho uzakodesha wari ufite inzu yawe, bizagutera mu busaza biguherekeze bikumareho. Nuvuga ngo icyaha cyakozwe na se witwa Hamo umuhererezi, niwe wabonye ubwambure bwa Sareba ku bintu bya se, nkaho yacecetse ngo abigira ibanga, ajya kumena amabanga aravuga, ariko se n'ubundi yari yasinze. Aravuga ngo Kanana vumwe, ntabwo yavuze ngo Hama vumwe. Niyo mpamvu ingaruka z'ibyaha by'ababyeyi bacu nitwe zigiraho uruhare. Abantu benshi mwibeshyira ijambo rimwe. Yesu yaradukijije, ndabyemera, ndetse aradukiza, nabyo ndabihamya, ariko ingaruka z'uko iwanyu bishwe n'uburwayi kubera ibyaha barazutse umaze gukira. Ndira nkubwire, niba warasambanye kubera icyaha cy'ubusambanyi umuryango ukandura sida, Yesu yayikuye mu maraso yawe, nubwo abasha gukiza. Niko nshuti yanjye, niko nshuti. Uyu munsi kubera ibyaha byaso ntabwo witwa inyangamugayo, hari akaga ufite, wumva byarakugejejeyo. Yesu adukiza icyaha, ariko ingaruka z'icyaha turazikorera. Niyo mpamvu yavuze ngo umuntu wese wiyanga, wumva ashaka kubana nanjye, afata umusaraba we awuheka nkurikire kandi iminsi yose. Icyaha cy'abatubanjirije kigira imbaraga kigaceceka, ariko abantu bapromotinga ibyo bintu byose, karande n'imivumo byose bikaza, nitwe uruhare tugira muri ibyo bintu. Ariko hariho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bukagira icyerekezo. Niyo ntego ya ministeri Imana yampaye. Niryayerekwa yamwe ngo genda ubashyira amavuta bari abantu bahindura ubuzima. Aho niho amavuta y'Imana agiye kuza ku mateka yawe. Aho niho ugiye kumva ko Imana ishoboye gukorana nawe. Buri gihe icyaha cy'ababyeyi ingaruka ku bana. Kandi umenyira ijambo, nubwo waba uri umukecuru nyoka kiriho, uracyara umwana kuri nyoko. Umwana ahora ari umwana kuri papa we, umwana ahora ari umwana ku mubyeyi wiwe. Nkurikira kandi unyuka. Abakora ibyaha ni ingaruka kuri. Niba wanyu bataragutwaye mu ishuri, ingaruka ziri kuri ndi. Niba baragushyingiye ukiri muto, ingaruka ziri kuri ndi. Ese niba barakoreye ibyaha, ingaruka ziri kuri ndi. Abana benshi barirwa, buriya mu yenda sinzi majanisha, ariko abo nkunze kwakira muri biro, hari ukubwira ati jewe nkiri muto papa yarasambanyaga, ati ngira isoni zo kumuhakanira. Ibaze nk'icyo kintu umubyeyi muzima kujya gusambana, agasambanya umwana yibyariye, akamusambanyiriza ku buriri nyina ajya aryamaho. Ibyo bakabiceceka ntibabivuge, kandi ingeso mbi yose itatuwe ntigiva mu muntu. Kandi
wumva n'ibiteye agahinda, njye hari n'undi mwana wambwiye w'umuhungu arambwira ati kugera ubu ngubu gushaka bizangora. Ese kubera iki? Ati mama niwe mugore wanjye. Narumirwa. Ibaza uwo muvumo. Urumva uwo mugore azatuma umwana wajya gushaka, uwo mukecuru azatuma umwana washaka kandi yaramugize umugore. Ibaza ayo mahano yincaye mu isaha ngaha. Reka tuvuge yenda ko mama wapfuye, namara gupfa uwo muhungu azatunga urugo rumeze rute? Ubaza uwo muvumo n'ibyo bintu. Ba data bakoze ibyaha barabikora ariko buri gihe icyaha cy'umubyeyi ni ingaruka ku mwana. Amafuti y'umubyeyi ni ingaruka ku mwana. Akaga k'umubyeyi ni ingaruka ku mwana. Kudatunga urugo ni ingaruka ku bazakurikiraho. Twe rero turwana n'ibintu binini ndetse biremereye biturusha n'imbaraga rimwe na rimwe. Kabone nubwo turi abakecuru n'abagabo bakuze n'abasaza bakuze, kabone nubwo turimo tubyiruka, ariko hari imizigo twikoreye ifite ubushobozi kuri twebwe rimwe na rimwe idutsikamira ikanatumanura ikadushyira hasi. Ariko turatangaza ko hari amavuta y'Imana atuma Imana iduheza kuganira amateka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Sinzi yenda umunsi ndikumva mfite kuvuga rwose kandi akanye karagutse numva ntashobora kubitinya. Ingaruka z'ibyo ukora biri ku bana. Uyu munsi tubayeho nabi kuko ba data ntacyo badukoreye. Rimwe na rimwe nibyo tugezeho, turimo turashaka gufasha n'abandi bananiwe nkatwe kuko twe ntabwo byadukundiye. Bavandimwe nshuti z'Imana, abakunze umwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka, ndagira ngo wongere uhindure umutima. Reba ibyo urimo ukuntu bikuremereye, ongeraho n'ibyo uri kongeraho, egari ku bana bawe no ku buzukuru bawe n'abazagukomokaho. Ariko haracyariho imbaraga zo gutekereza. Niyo mpamvu iyo dusomye mu bice 15 bye byose urumva ntihenda, tuba dukwiye kubisoma. Imana imubwira ngo nzaguha, kuko Imana yabanje guhindura amazina yabo. Turareba ibice 15 uhereye murongo wa 12. Ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura, ubwo butewe n'umwijima w'icura burindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, Uwiteka abwira Aburahamu ati, 15 murongo wa 13. Uwiteka Aburahamu ati, menya neza yuko, ntabwo ari Imana yamenye yari bizi, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzabashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma nzaribavanamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko wowe uzasanga basokuruza amahoro, uzahambwa ushaje. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikomera icumba n'ururimi rwaka binyura hagati ya bya bice byombi. Imana ishimwe cyane asezerana Aburahamu. Nagira ngo wumvire ijambo Imana isobanuye. Iramubwiye ngo umva, menya neza, wikumva ko nzaguha igihugu, ahubwo nzakora iki? Ubuvivi bw'abazajya muri icyo gihugu nzohereza nibwo bazagaruka, ni imyaka 400. Imana imubwira gutya afite imyaka 75, agera ubwo abyara imyaka 100. Umuhungu waramindi 100. Hakurikiraho ikivuga ngo abagiyeyo abahungu 12 bande ba Yakobo bageze ubwo hashira imyaka 400 n'ubuvuvi bw'abazajyayo baragaruka. Ariko Imana imubwira ngo iki? Ngo nuko ibyaha byo muri icyo gihugu bizaba byagwiriye. Bavandimwe nshuti z'Imana, Imana yarebye icyaha cya Hamu
iravuga ati ariko igihugu napfa kugitanga uko niboneye, reka ntegereze ndebe ko abana bazihana, ngo kugera ubwo ibyaha by'abahatuye bizagwira nibwo nzabona kubaha icyo gihugu. Bazaba bamaze imyaka 400 icyo gihugu bazakorera, nzabakuramo ngo kandi nzabahesha ubutunzi bukomeye. Barabuzanye kubera kudakiranuka, babukoramo inyana, byari bibakozeho. Ikintu cyose utabanje gutekereza. Urumva Imana itanze amahirwe ya kabiri, bari gusohoka mu gihugu, bari kugenda bakakibambura, ariko Imana irirezeriva, iravuga ngo ahari reka mbe ndetse ibyaha bya Hamu bitamuzaho, ahubwo ndeke Kanani yisubireho. Imana yongera imyaka 400, bifata imyaka irenga hafi 1000 hafi 900 kugera ku 1000 kugira ngo Imana irekure igihugu cy'i Kanani, kuko abana bavutse kwa Kanani nabo ntibamenye icyaha cyabase ngo barangize biyeze bitunganye batambe ibitambo bahagarare neza. Bityo Imana ibongera amahirwe y'imyaka irenga 500 kugira ngo nibura bagire gutekereza no kwibaza no kumva ngo ibyaha bya sogokuru bakoze reka tubikatinge. So Imana igitanga amahirwe ya kabiri, ariko twe tukagira uruhare mu kwigarurira bya byaha no kwigarura wa muco mubi no kwinjiza mu bintu bidakwiriye. Kubera iki? Imana iduhaye amahirwe, ariko twe ntabwo tuyabonye, ahubwo tuyapfushije ubusa. Uruhare rwawe mu kugira ngo Kanani kugireho imbaraga niwe ukwiye kubimenya ukanabitekereza, warangiza ukibaza icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye guhagararaho n'icyo ukwiye guhindura kugira ngo wumve ko amateka yawe ahindutse mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Naho ukwiye kumenya uburyo Imana yavuze ngo iramubwira ngo ku kirengarenga yari yanatambye. Ahantu tubwira ijambo gutamba bakagira ngo turababeshya, yaramubwiye ngo genda untambire, usome ku murongo wo hejuru, inka yose ayicamo kabiri, amatungo mane yacamo kabiri, ngo ariko arangije intungura akayirekera aho ngaho. Ku kirengarenga arasinzira, aho ngo rutangiye kugwaho, nibwo Imana yamubwira ngo igitambira gikongora. Iramubwira ngo menya neza yuko kugwiga gakondo bidakunda, ndacyarindire ko Kanaka yihana, ndacyarindire ko runaka agera hano, ndacyarindire ko Kanaka yakira, ndacyarindire ko Kanaka ahindukira. Imana irirezeriva, ifata igihe cyo guhagarara, yumva ntabwo yarekura igihugu. Iramubwira ngo menya neza yuko abana bawe bazamara imyaka 400, ubuvivi bw'abazajyayo nibo bazagaruka. Bivuze ngo si ba Robeni, ahubwo ni imyaka 400, ngo kugera ubwo ibyaha by'Abamori bizagwira, abatuye Kanani ibyaha bikazamuka. Erega ushobora kuriho karande ariga promotingwa n'ibyaha byawe, ushobora kuba uriho umuvumo ariko ukazana n'ibyaha byawe. Kutamenya gukorera Imana, kutamenya kubaha Imana no kutagendana n'Imana bigatuma urumva yabahaye amahirwe ya kabiri yo kutabakura mu gihugu, irindiriye ko bazahindukira bakihana. Nawe Imana iguhaye amahirwe yo kugira ngo utsinde iyo karande n'imivumo, ariko ntabwo byemera kuko ntabwo uri muri calibre y'Imana, ntabwo uri kumva recondition, ntabwo uri kumva ukuntu yo condition zayo ntabwo zihagazeho, ahubwo uri kure y'amasezerano, ntabwo uri mu byumva. Anagira ngo tuhumve sakuta mandika drabe bosifo happy wandarama sekebo giye amavuta ndumva mwanya kanya kandi Imana irimo irakora, Imana irimo irampishurira ibintu bikomeye. Soko karande zifite imbaraga cyane, ahubwo niwe wazongereye imbaraga, ntabwo bahagaze muri condition. Imana itanga amahirwe ya kabiri, navuga ngo ntabwo naguha igihugu cy'i Kanani, ibyaha ntibiragwira, reka nongeze imyaka 400. Wasanga wahemutse ari Hamu, yenda Kanana bigenderamo, ahubwo abuzukuru bazahinduka, ariko biranga. Aho yavuze umukozi w'Imana ngo bagendera mu byaha nk'ibyabasekuru babo, igihugu cyarimbuye ibyaha by'abasekuruza babo. Nshuti yanjye, mukozi w'Imana unkurikira, karande myigira imbaraga, navume igira imbaraga, ariko nta gaciro bigira iyo uhagaze neza muri kondisiyo z'Imana, ukegera Imana mugakorana mukavugana, ugahagarara mu mwanya mwiza ntutinye, ukambara imbaraga z'ubutware no guhindukira. Avuga ati ntabwo nakiguha, reka mbanze ndore ndebe abana barimo uko bazamera, ndebe uko bazakora, ndebe uko bizagenda. Imana avuga ngo ntabwo napfa kukiguhereza none hanga, ntibishoboka, sinakiguha, sinaguha igihugu, reka da, reka ndindire ndebe. Nawe karandi rarekereje, irindire kuko rupagana. Icyambere ugomba gukizwa, icyakabiri ugomba gusenga ugahinduka, cyangwa tugomba gutanga ibitambo bihagarika izo mbaraga, mbukamenya makuru mashyashya. Ugomba kwirinda kugenda mu byaha bya basoko na sokuruza wanyu, ugomba kwirinda kugenda mu bitagukwiri, ugomba kwirinda ukagenda mu nzira zikwiri, ugomba kwambara imbaraga. Ijambo igitambo kirakomeye, ugomba kukimenya, ugahagara mu mbaraga n'ubutware n'amasezerano. Ugomba kumenya impinduka z'Imana mu buzima bwawe, nta mpamvu yo kwicara ngo ucece kutuze. Ibyo byose
byose n'imbaraga, ufite amahirwe ya nyuma Imana yaguhaye kuyokanagira imbaraga. So ibyo ukora nizo mbaraga zongera karande n'imifumo. Niyo mpamvu igiye kukurandaguza, ikakurandura, ikakuzerereza, ikaguserereza, ukazenguruka, ukarwara. Kubera iki? Ntabwo ayo mahirwe uri kwa agaciro. Ijambo ry'Imana nkunda cyane, nagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Bwa nyuma agomba gusenga. Imana ibaho umugisha neza. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Kuki Imana yavuze ngo hazamara imyaka 100 kugera ubwo ibyaha bizagwira by'abo bantu? Ni ryari uzumva ko niba bakubwira ngo batanga icyacu mu bucuruzi ngo udahomba, uti ibyo ntibindi bintu by'abapastori? Kubera ko iwanyu nta bakire, uhise ukingurira amarembo yo kugira ngo ibyago byinjire iwawe. Barakubwira ati iki kintu, dore urarota inzozi zirahura n'iz'abarozi, izo nzozi n'iz'abapfumu, dore urota injangwe kurya inzara, urota imbwa ikwirukankana, urota inzoka iri munsi y'igitanda, urota inzoka iri hagati y'umugabo n'umugore, urota inzoka iri mu bucuruzi bwawe, urota imbabazi zerera aho hantu, urota uri muhinga, urota uri musubira mu cyaro, urota uri murya inyama, urota uri murya nijoro. Bisobanura umubona karande, bisobanura ibyago. Ngo ariko ngo biriya bintu byabo simbyumva. Ntubyumva, ariko amateka azabikumvisha. Kutabyumva ntibikubuza kubituyemo. Uyu munsi uramiragura ibinini bigize farumasi, wahindutse nko kwa muganga. Barakubona ngo wa muntu wacaraje. Ibyo urimo uvuga wowe ubwawe birimo kandi urabizi kandi ubyicaramo. Nubwo wahakana ukuri kw'ijambo, ntuzahakana ibirimo bikubaho uyu munsi wa none. Urahakana ngo nibyo abarokora byo bakibose, ariko bikubaho urimo urabireba. Nta mahoro ufite, mu rugo ntimubanye neza, umugabo ntimubanye neza, abana ntimubanye neza, amasezerano yakunaniye, aho ujya ntibiri kwemera, ibyo ukora ntibiri gukunda, waracuruje urahomba, uriga birakunanira, wabuze ibyangombwa aho utuye, wabuze icyerekezo, agahinda karagufashe, amateka arakuzamukanye. Babikubwira ngo simbyumva. Nutumvira ijambo, ibikorwa byo bizakumvisha. Kandi birimo ubyicayemo, birimo birakubaho n'amaso, urimo urabireba. Urabona ibyago bigusumira, abo mwajyanye baragusize, abo wayoboye umujyi barawukurushije, abo wagiye kwigisha baragusize. Uyu munsi uricaye uriganyira, ufite agahinda k'ibikubaho bituruka hirya no hino. Nta mateka mazima uri kureba ngo wumve utuje. Ibyago n'amakuba byakwinjiriye kandi urimo urabibona. Aramubwira ngo ubusa abana ba Abyi, abana ba Kayini bazize iki? So havutse abami bakomeye abanyembaraga n'ibindi bagiye tudashaka kuzavuga amazina, tuzabaganirizaho. Icyaha cy'ababyeyi ingaruka kuba, kandi suko icyaha cyo kuza kujya mu icyaha cy'ababyeyi ni ingaruka z'ubuzima n'imibereho. Ntaho uzahagarara guhakana ibyo ubona kandi ibyo ureba ariyo soko y'ibihagaze ku buzima bwawe. Telewasipe. Ibi bintu ugomba kubyakira nk'imbaraga zikuza. Imana ibwira Aburahamu ngo menya neza ko ntazigera nguha kino gihugu, uzasaza usange basokuruza, ahubwo abana bawe bazajya mu cyo gihugu, nuba buzagaruka nzabaha igihugu kugera ubwo ibyaha byabene kino gihugu bizagwira. Imana igitanga amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana igitanga amahirwe yo kugira ngo kandi hagira imbaraga ku buzima bwawe. Imana igitanga icyerekezo da kisalamandi bola play levu fasimie de ndashimira Imana ishobora byose, iguhaye amahirwe ya kabiri, iguhaye uburyo bwa kabiri. Yarabuguhaye urarangara, yarabuguhaye ntiwabimenya, yarabuguhaye ntiwabyumva. Nuvuga ngo karande zirahari, ariko zipromotingwa n'iki? N'uruhare rwacu ruto rwo cyambere, kugendera mu byaha by'ababyeyi bacu, kugendera mu byaha twishakira twibonera, kutamenya gutanga igitambo gifite imbaraga cy'ukuraho karande, kutamenya gutanga ukorera umugisha mu buzima bwawe, kutita ku bana no kutarebye ukora. Ibyo byose ugasanga birakuruhije. Memu no gusenga ntuhagarare, bityo bikagira imbaraga. Ariko sibyo turimo tuvuga, tuvuga ngo hinduka uhindukire umenye umugambi w'Imana kandi ukorera Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndumva ngiye gusoza akantu kamwe, reka nkubwire ikintu gikomeye nshuti yanjye ukwiye no kumenya mu buzima bwawe bwose. Ukwiye kumenya gusenga, umutima wawe ukinjira mu bintu byo gusenga. Amasengesho adufasha kuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Icya kabiri, ugomba gusenga kugeza igihe wumva ko ibyo usengeye byakiriye. Navuga ngo pray until in your heart you have the witness that a matter is settled.
ugomba gusenga Imana kugera ubwo wumva mu mutima wawe ibihamya bikwemeza ko icyo urimo uburanira wakigezeho. Ugomba kumva ibimenyetso, the signs, kuvuga uti kweri iki kintu, the witness, kugera ubwo wumva ikintu cyahindutse. Kandi mu gihe cyo gusenga ugomba kumva ijwi ry'ubutsinzi mu mwuka wera, aho kumva umuzigo uri ku bitugu byawe, aho uzatangira guseka, kuririmba no kwishima bikomotse mu mutima wawe. It means the moment is done, you will have a note of victory in your spirit, and instead of burdening, you will start laughing and singing from your spirit. So ngizi ibintu tugomba kumenya, nta mpamvu yo guhagarara, nta mpamvu yo kubireka, nta mpamvu yo kubyihorera. Ugomba gusenga Imana, ukumva ijwi ry'Imana, ukumva imbaraga z'Imana, ukumva ko ufite ubutsinzi, kandi ugomba gusenga mu kigo cyo kumva ko cyikoreye umuzigo, ahubwo ukumva wikoreye kunezerwa, kuririmba muri uwo mwuka w'Imana ukurimo. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza. Uruhare rwawe rurakomeye. Icyambere kizwa, senga, tanga igitambo, ibohore. Ibyaha byabaso n'imvimo yabo ntibizagira imbaraga ziremereye, ahubwo pourcentage yawe ntoya niyikomeza ibyo bintu. So urumva ko ari wowe uyiciye rero. Muhabwe umugisha n'Imana, hariho intsinzi, hariho amavuta. No kuvuga ngo pray, help us to come into the fruitfulness of the spirit. So senga cyane. Pray until your heart you will have the witness that the matter is settled. The moment is done. You will have, niba bimaze gukorwa neza, you will have a note of victory in your spirit. And instead of a burden, you will start laughing and singing in your heart. Mu gihe cyo gusenga uzumva ijwi rikubwira ko bikemutse, mu kigo cyo kumva umuzigo, cyo kumva agahinda, ahubwo uzumva wakiriye imunezero no kuririmba nta mutwaro ukikoreye. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom, ugubwe neza, byishwe nawe, ntabwo ari ababyeyi. Uruhare rw'ababyeyi ntibagihari, ariko urahari ko cyo ugenda muri ibyo bintu. Amahoro y'Imana bana, in the name of Jesus. Hallelujah. Shalom shalom, mugubwe neza. Amina. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amatekura yazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa. Bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiwe. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.